Yes, nk'ibisanzwe nk'uko mubizi ni Dodos Official TV, dutangiranye indirimbo imwe mu ndirimbo za Miss Mbonyi ziri kuca bigacika hano kuri izi social media zo mu Rwanda cyangwa n'imahanga. Mbanje kubasuhuza abari mu Rwanda no hanze, mu bihugu by'abaturanyi, i Burundi, muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, bose ndabasuhuje ntibagiwe n'abanyarwandakazi. Mwese ndabasuhuje kabisa. Nkuko mubyumva ni Miss Mbonyi. Iriyeho ngo tubone ubugingo, Yesu ni umumamahoro, mu gihe ndi mu ntambara za Satani n'ingabo ze, arambwira ati humura. Yes, byose abishize hanze ngo Satani n'ingabo ziwe ngo zimumereye nabi muri iyi minsi, kuri uyu munsi wa gatanu. Nkuko nababwiye buri wa gatanu cyangwa buri wa gatandatu nzaza mbahereza umutumirwa wa munsi cyangwa show za buri munsi. Muri aka kanya Miss Mbonyi amerewe nabi. Yes, nkuko narindi kubibabwira neza. Uyu Miss Mbonyi bimeze nabi. Abo bakoranaga byitwa ngo ni inshuti ziwe cyangwa ni imiryango yo ya hafi, bari kumwamagana, bari kumutera umugongo. Ese wowe ukunda gukurikirana Dodos Official TV, uyu musisteri tumufashe gute cyangwa tumugire inama? Ibintu bigiye bimeze nabi. Izi foto uri kureba kuri screen yawe, kuri telefone yawe cyangwa tablet yawe, niwe ukunda kubona mu nzira zigiye zitandukanye, aho amajije kugenda agahura n'uwo bita ngo ni umuntu uzaza umuba hafi. Bamwe muri bo bagize amashyari, ibintu bimeze nabi. Ese intangiriro yabyo ni iyihe? Ese byagenze gute kugira ngo Miss Mbonyi aya makuru ayampe, ambwire uko bimeze kose, ngo muvugire ko amerewe nabi? Ushobora kumva ngo ni prank by'abantu ngo bacishaho, ariko twebwe si prank. Narakubwiye ati buri wa gatanu cyangwa buri wa gatandatu imba mfite inkuru nshyashya, imba nkwiriye kuguhereza nyicishije kuri iyi channel yanjye. Murabizi uyu mukobwa yasohoye indirimbo bayita iriya ndirimbo yaririmbaga asobanurira uriya Israel Mbonyi. Iyo modoka mwarayumvise neza. Yes, urayumva neza. Ibaze nk'umuntu asigaye azirira undi, akenda kwicwa kubera ibi bintu rwose. Ese iyo umuntu yakunze azabihanirwe? Nigeze kureba ibiganiro byiwe byose by'uyu mukobwa bamwita Miss Mbonyi, narabibonye agenda avuga ko hatogwaho itegeko ryo kuba yakundwa umuntu, nimba akunze runaka, bagire n'amategeko agomba kuba yabihamya. Ese wa mugani ko nawe yakunze, itegeko yavugaga bazaritore? Genda kuri channel yiwe bamwita Miss Mbonyi, ujye kureba icyo kiganiro. Yagikuranye n'abasitari benshi bagiye batandukanye, urebe ese ibintu yavugagaho ko nawe bishobora kuba bigiye kumugaruka. Reka twigarukire Miss Mbonyi muri aka kanya. Afite umuntu bari kugendana uri kumuba hafi, twavuga ko babagabo bakunda kwita amabonsa. Afite umusore muremure, buri saha buri munota baba bari kumwe. Uze kureba neza video ziwe zose cyangwa amashusho nagiye mbereka, murebe neza, murasanga ari umuntu udakunda kugenda uri wenyine cyangwa adakunze kugenda mu muhanda cyane. Agenda gakeya, nabwo akagenda ari kumwe n'umuntu umukamera cyangwa uba uri iruhande rwiwe. Ese ibyo bintu bivuze iki? Bishatse kuvuga iki?
ni kubw'umutekano wiwe utoroshye muri iyi minsi, ahantu ariho hose bashaka kumenya aho ari cyangwa aho atuye, ariko ntago byoroshye. Ari kwimana amakuru, ntakifata telefone, ntacyandikirana n'umuntu uwo ari we wese cyangwa umushaka kuba yamukoresha. Hari n'abifuza kuba bamumenya, ariko akenshi na kenshi hari umukobwa mugitangiriye video mwabonye yifotorezanya amafoto nabo ari kumwe nabo. Uwo mukobwa rero bamwita Miss Mbonyi. Miss Mbonyi kugeza izi saha nta kirya nta kiryama, ahora ahangayitse kandi umutekano wo kuri we umeze nabi. Njyewe inshuti z'abavandimwe baho kuri social media, aba content creator, Miss Mbonyi ashaka ashyire ukuri kwiwe hanze kose. Ashaka content creator bakorana, navuga ko ashaka management, ashaka manager umuba hafi akamufasha. Hari abamubwira ati se wowe uri iki cyangwa uri nde, wirukankana iyo foto uyijyana mu kuzimu ugira gute? Ari wowe na Bambogo na bari abakobwa bitabye Imana, wowe ubarusha iki? Ati se kuki, izo ni comment ndi gusoma, ati se wowe kuki ugiye kurusha boss wawe gutera imbere, kuzamuka? Ubwo boss we muri make bashakaga kuvuga nk'uko babisobanuraga, bashaka kwerekana ngo kuki ushaka kurenza kubona hiti irenze ya Israel Mbonyi, uwo witaga ngo ni sheri we, uwo uri kwita ngo ni sheri wawe pe. Nk'uko ngiye mbibona uriya mukobwa ari serious, afite urukundo, ahubwo sinzi. Ariko ikintu tugarukaho kabiri ku bijyanye n'umutekano wiwe, reba izi video ziwe zose, ahantu hose bugenda akora, mbazanga ayo mashusho mba nayabonye ute? Navuga ko ndi uruhande rwe cyangwa iki, ariko ikigaragara aho agenda hose aba afite umuntu bari kumwe, ku buryo akoze na accident kamera yabyerekana, cyangwa impanuka yindi ishobora kubyerekana. Nk'ibisanzwe ni Dodos Official TV, ujye ukora subscribe, ukasharinga iyi video, ukoreshe ya utange comment. Ndagira ngo mukoreshe kuri iki kibazo cya Miss Mbonyi kimenyekana, ku buryo buri muntu wese avuga ati koko ibi bintu ni birishuwa umwana izi saha ameze nabi. Ahubwo mbaza aka kanya uyu munota arihe? Ari mu maboko y'abande? Umwana arigunze, bimeze biti? Umwana aratakambye ngashaka umukunzi, ariko habuze n'umuntu n'umwe umuvuganira avuga ati turaguhuza nawe ikibazo kirangira. Kuki nta mutima tukigira? Byagenze gute? Ese runaka wehe yavuye yashatse, wehe yaramubonye arabibona ibintu aba yikora, cyangwa abagira ngo ni prank, bya bintu byo kubeshya? Reka tubihanga amaso turebe ngo biza. Shuti zagadasohoka, ngiye bashije kubabwira ati mureke dufashe Israel Mbonyi bahure n'uriya Miss Mbonyi, kuko batangiye kubika ko umwana yitabye Imana kandi umukobwa akiri. Ibyo bintu twabigenza gute cyangwa twabihagarika gute icyo kibazo kigakemuka? Nshuti bavandimwe, mureke gusebya umwana mubika ko umuntu yapfuye. Njye ikintu noneho ntagiye gufasha cyangwa kuba nasaba YouTube cyangwa kuba nafasha abantu bose kugira ngo iyo prank baba bapanze yo kuba bafata umuntu bakamushyiraho ngo RIB atigeze yitaba Imana cyangwa ngo bimenyekane. Njye nshaka ko iryo tegeko RIB iritora, kuko kubika umuntu ngo yapfuye kandi atarapfa ni igisebo, ibintu bitumvikana neza, ntabwo bishoboka. Ndabashimiye cyane mwebwe mwakomeje gukurikirana Dodos TV show. Buri munsi tugiye tugendana, kandi Imana njye namwe ni Imana izadufasha kugira ngo dukurikirane cyane
kuri uyu munota turagira ngo tumenyeshe abantu bose bavuga ko Miss Mbonyi yitabye Imana ariho. Bounce.